indirimbo inzira yo mu butayu tubonamo ubwizerwe bw'Imana, uburyo Imana yatubereye umucyo mu bihe by'umwijima, uburyo yadutungishije manu mu bihe by'inzara nyinshi. Uwiteka yatubereye ubwugamo, yatwubakiye amahema mu gihugu kitarimo ubuturo. Ni indirimbo ikomoka mu mutima wabonye ubwizerwe bw'Imana mu nzira yo mu butayu. Iyo twitegereje muri Bibiliya, ubwoko bw'Imana bwari butuye mu gihugu cy'ubutayu koko, igihugu kitarimo amazi, igihugu kidahingika, igihugu mu bice bidatuwemo n'abandi bantu, ariko ku Mana nta kintu cy'impanuka kibaho. Ntekereza ko Imana yahisemo mu bihugu byose byari ku isi, igahitamo kubagendesha muri urwo rugendo rwo mu butayu, ikajya kubatuza mu gihugu kitarimo ubutayu, ariko ikakizanamo ubuzima. Byari ikigereranyo kizagereranywa n'ubuzima bwacu bw'abizera uyu munsi. Abizera uyu munsi bajya bacishwa mu bihe by'ubutayu, ibihe birimo izuba ryinshi, birimo umwuma mwinshi, ariko tukabona ubwizerwe bw'Imana. Ubuzima bwawe bujya bucishwa mu butayu, nyamara uri mu gihugu gihingwa, uri mu gihugu cyera, uzengurutswe n'abantu bagukunda ndetse n'abo nawe ukunda, abantu bagufitiye umumaro, ariko ugaca mu bihe byo kumva uri wenyine, usa nkaho utawe. Ntekereza ko Imana yemera ibyo bintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo itwiharire yonyine. Tukaba turi mu bantu, tuzengurutswe n'abantu, ariko tukamera nkaho turi twenyine, kugira ngo Imana itwiharire turi twenyine. Muri urwo rugendo rwo mu butayu tugaburirwa ikintu kimwe, tugaburirwa manu. Uyu munsi tubigereranya n'ijambo ry'Imana rishobora gutunga uwizera mu bihe asa nkaho atabona aho agana. Batunzwe na manu yonyine, nta bindi byo kurya byari bihari. Uyu munsi ikintu kidutunga kikatukomeza mu rugendo rw'ubutayu ni ijambo ry'Imana. Ikindi bayobowe n'ikintu kimwe, bayoborwaga n'inkingi y'igicu ndetse n'inkingi y'umuriro. Ikintu kituyobora mu nzira y'ubutayu ni ukumvira Imana, ni ukubaha Imana gusa. Uko ubwo buzima bwabo bwari bumeze, niko ubuzima bw'abizera uyu munsi bumera. Ikindi kintu kidufasha mu gihe cyo mu butayu ni ukwemera kuyoborwa n'Imana. Ibyishingikirizo byacu biba bisa nkaho bivuyeho, tukayoborwa n'Imana yonyine. Njya nibaza, hari ubwo babyukaga bafite umwete wo kugenda, bafite kuraje mu mibiri yabo, babyutse bumva bashaka kugenda, ariko babyuka bagasanga igicu ntaho cyagiye, bagasanga kirahagaze. Uko ngo no kwitoza kuyoborwa n'Imana umunsi ku wundi. Babyuka wenda bafite ubute bwo kugenda, bafite ubunebwe, babyuka ko n'umuntu abyuka yumva atameze neza, bagasanga igiconda cyatangiye kugenda, bikaba ngombwa ko bagenda. Mu nzira yo mu butayu tuyoborwa n'Imana, tukiga gutegereza Imana, tugatungwa na manu, ari ryo jambo ry'Imana. Nibwo umuntu arangiza urugendo rw'ubutayu ataruguyemo. Imana yacu itugire neza. Iyo turebye muri Zaburi ya 78 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20, haravuga ngo kandi ku manywa yabayobozaga igicu, ijoro ryose ikabayoboza kumurika k'umuriro. Yasatuye ibitare mu butayu, ibanywesha amazi menshi ava ikuzimu, kandi yavushije amasoko mu gitare, itembesha amazi nk'imigezi. Ariko bagumya kuyicumuraho, kugomera isumba byose mu gihugu gikakaye. Bagerageresha Imana imitima yabo, bayigerageresha gusaba ibyo kurya byo guhaza kwifuza kwabo. Bagaye Imana bati, mbese Imana ibasha kudutunganiriza ameza mu butayu? Dore yakubise cya gitare, amazi aradudubiza, imigezi iratemba. Mbese yabasha kuduha n'umutsima, izabonera ubwoko bwayo inyama? Twese turabizi ko igitare cy'ukuri cyavuyemo amazi ari Yesu Kristo. Ahangaha Imana yagiye ibatoza ibyo kurya batamenyereye, ikora imirimo batamenyereye. Mu gitare ivanamo amazi, babonaga nta buzima. Mu kidaturwa mu butayu ikabavaniramo imigezi, babonaga nta buzima. Ngo kandi babagaburira manu basekuruza bo batari barigeze kumenya. Mu gihe cy'ubutayu, mu mwijima w'ubuzima bwawe, dutungwa n'ibitandukanye n'ibyo twari tumenyereye. Ijambo ry'Imana ritubera ibyiringiro, ijambo ry'Imana ritubera umucyo, ijambo ry'Imana ritubera inkomezi, bigatuma hari indirimbo zizamuka mu mitima yacu tuvuga ngo Mana twarakubonye. Mu gihe cy'izuba ryinshi twarakubonye, mu mwijima w'icuraburindi twarakubonye, izuba rityaye tudafite ubwugamo twarakubonye, wagiye utubera umutabazi. Iyo umuntu rero inshuro nyinshi ataciye muri iyi nzira y'ubutayu, agera kenshi kwizera imbaraga ze. Iyo atacishwe mu nzira y'ubutayu, ngo ibyishingikirizo byose n'ibyari imbaraga ze byange gukora, hari ubwo yishingikiriza ku mbaraga ze. Ariko Imana igiye yemera ko duca mu nzira y'ubutayu, ikadutungisha ibyo tutamenyereye, ikadutabarisha ibyo tutamenyereye, ikadukora ibintu bitandukanye n'ibyo twajyaga dukora kugira ngo dutabarwe. Rero umwana w'Imana cyangwa umwizera ucishijwe mu nzira y'ubutayu akuramo kwiga kwiringira Imana, kwizera inzira z'Imana. Inshuro nyinshi ziba zitandukanye n'izacu, ni ahantu twigira Imana ibidashoboka. Murabizi, iyo dutangira urugendo rw'agakiza tuba dufite za ntibishoboka nyinshi mu mitwe yacu. Ibi ntibishoboka, ibi bikorwa muri ubu buryo, ni uko nguko usanga tubigenza. Tuba dufite inzira zacu bwite twiyubakiye, twakuye kubo twabonye, twakuye ku migenzereze y'isi. Tuba dufite Imana mu yandi magambo idashobora byose. Mu mutwe yacu harimo za ntibishoboka nyinshi. Mu nzira y'ubutayu rero twigishwa Imana ishobora byose. Niyo mpamvu iyo umuntu arangije urugendo rw'ubutayu, arangiza avuga ngo Mana narakubonye ku by'abana b'abantu batashobora, narakubonye ungirira neza. Ni ahantu twigishwa Imana ishobora byose. Iyo turebye mu gitabo cyo kubara
igice cya 11 umurongo 21 kugeza ku murongo 23. Nkunda kino kiganiro Mose yagiranye n'Imana kuko niko ubuzima bwacu akenshi tumera, cyane cyane iyo turi mu nzira y'ubutayu tutari twayirangiza. Haravuga ngo Mose aramusubiza ati ubwoko ndi hagati n'abagabo bigenza 6,000. Cyari ikiganiro Imana ibwiye Mose ngo aba bantu nzabagaburira, nzabaha inyama bazazihaga. Mose aribaza nkuko natwe dushobora kwibaza, aravuga azabagaburira iki, azazikura he? Ku murongo 21 rero ngo Mose aramusubiza ati ubwoko ndi hagati n'abagabo bigenza 6,000. Ni nkaho yabwiye Imana atagira ngo Mana wibagiwe umubare w'aba bantu, wibagiye ko utabona ibyo kurya bibahagije. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo turi abantu 600, none ngo uzatugaburira inyama ukwezi kose. Ngo uravuze ati nzabaha inyama ukwezi kose, uzazikura he Mana? Ku murongo 22 ngo bazaba bagira imikumbi n'amashyo byo kubahaza, cyangwa amafi yo mu nyanja yose azabateranirizwaho yo kubahaza. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana aravuga ngo ese turobye amafi yose yo mu nyanja ubwo yaduhaza, tubaza amatungo yose dufite, ese bwo yahaza aba bantu 600, abagabo bigenzi 600? Arangije Uwiteka asubiza Mose aramubwira ngo Uwiteka abwira Mose ati mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi, none urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritagusohorera. Nkuko ujya wibaza nawe iyo ugeze muri iyi nzira y'ubutayu, ugeze ahantu uri mutabona igisubizo, ujya wibaza ukibaza ngo ese ibisubizo bizava he, ubutabazi buzava he, muri uyu mwijima w'ubuzima nzabatabarwa gute? Niko Mose yarimo abwira Imana ngo Mana ndakwibutsa ko umubare w'abantu turi kumwe ari abantu benshi, ibyo kurya bibahagije wabikura he? Ndetse agatangira gucira n'Imana inzira mu nzira yo mu butayu. Nuko nkuko bijya tugendekera tukibaza aho igisubizo kizava ntitukibona. Ariko iyo turangije ubutayu, indirimbo nk'izi ngizi ziravuka mu mitima yacu, tuvuga ngo Mana twarakubonye, nta yindi Mana ihwanye nawe. Ahangana none mu nzira yo mu butayu Uwiteka atwigisha inzira ze, akatwigisha ko inzira ze zitandukanye n'izacu. Iyo umuntu ava ngo mu mwijima w'icuraburindi ndi narakubonye, izuba rikabije wambereye ubwugamo, wangaburiye manu ntafite ibyo kurya, wampaye amazi yo kunywa inyota inyishe, nuko aba yarabonye ya Mana ibidashoboka. Imana rero irongera ikatubwira mu ijambo ryayo muri Yesaya 55 umurongo 8-9. Ngere ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nkuko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Mu nzira y'ubutayu twiga imigenzereze y'Imana itandukanye niyo twamenyereye. Urabizi Mose yarimo kubwira Imana ngo ese Imana babaza amatungo yose dufite, wagize ngo byo byabahaza? Ese twese tumanutse tukajya kuroba amafi, wagize ngo byo byabahaza? Izo nizo zari inzira za Mose. Ubwo nibwo buryo bwonyine yarazi ko Imana itabariramo. Ntabwo yarazi Imana ishobora guhuhisha umuyaga ikazana ibyo kurya inkambi yose ikarya. Niko Imana yongera ikatubwira ngo erega inzira zanyu zitandukanye n'izanjye, ibyo mwibwira bitandukanye rwose nibyo ngewe nibwira, ndetse ibitekerezo byanyu ni bigufi cyane. Uko ijuru risumba isi, niko ibitekerezo byanjye bisumba ibyanyu. Mu nzira yo mu butayu twigishwa n'Imana, tukiga inzira z'Imana. Ndakwinginze wowe uri muri uru rugendo rw'ubutayu, wowe ugeze aho bikaze cyane, kuko tugira ibihe bitandukanye, wowe ugeze aho bikaze cyane, hitamo kwizera Imana. Inzira zayo zitandukanye n'izacu. Icyo nzi ni uko ubwo butayu uzaburangizanya indirimbo nk'iyi ngiyi uvuga ngo Mana narakubonye, ntawe uhwanye nawe, ntawe uvuga nkawe, nta wundi mutabazi umeze nkawe. Tuzongera tubivugeho, ariko muri byose Imana yacu niyo kwizerwa. Mu nzira yo mu butayu uzayirangiza ufite amashimwe, ufite Imana ubonye bundi bushyashya, ufite indirimbo nshya yazamutse mu mutima wawe, cyane cyane ishingiye ku bwizerwe wabonye ku Mana yawe. Uko ugendana n'Uwiteka muri urwo rugendo rwo mu butayu urimo ugana ku musozo, nawe hari indirimbo izamuka mu mutima wawe kuvuga ngo Mana narakubonye, nabonye ukuboko kwawe gukomeye kandi wabikoreye byose kuko unkunda, wagaragaje ko unkunda. Izuba rimbanye byinshi wambereye ubwugamo, mbuzaho n'ikinga wambereye ubwugamo. Humura, mu nzira yo mu butayu Uwiteka arahari. Yagushyize ku ruhande kugira ngo akwihererane, akwigisha inzira ze ko zitandukanye n'izawe, akubwire yuko imitabarire ye n'imikorere ye itandukanye n'ibyo wibwira, kandi ko atajya abura uko agira. Muri iryo zuba ryinshi ry'ubuzima, aho hantu ushoberewe, muri iyo nzira yo mu butayu Uwiteka ni uwizerwa. Turimo turamuririmbira kuko twamubonye, turasubiza umutima inyuma tukibuka aho yadutabaye, nta maboko y'umuntu yundi yadukurayo. Komera mu izuba, mu mvura nyinshi, mu gushoberwa, mu gukebuka iburyo n'ibumoso ukabura igisubizo. Uko Mose yarimo yibaza ngo byagenda gute? Ese Imana yabona amazi muri iki gitare? Ese yabona amazi muri ubu butayu? Ese ibyo kurya byakwira aba bantu byaboneka? Uko utarimo ubona igisubizo, Imana niyo kwizerwa. Izakubera ubwugamo, izakubera umutabazi, izakubera umucyo mu gihe cy'umwijima mwinshi, izakora imbere indirimbo nshya, kandi uzasohokana amashimwe uvuga ngo Imana narayibonye, nta yindi Mana ihwanye nayo, nta yindi Mana ivuga nkayo, nta yindi Mana ikora nkayo. Imana iguha umugisha. Mana uratuyobora.
n'ububasha bwako muri twe ukuboko kwawe gutewe icyubahiro n'ububasha bwako